Michael Carrick yabaye umutoza mwiza w'ukwezi kwa mbere, ngira ngo nta wundi wari ubikwiye, wari ufite amahirwe menshi kumurusha bijyanye n'uko yitwaye. Nano twe twabyanzuye ko agomba kugihabwa. Iyo uje umutoza mushya ugafata ikipe nka Manchester United ugahita ugomba guhura n'amakipe abiri ya mbere ku rutonde rwa shampiyona, ko baje bahita bakina no mukeba Manchester City barayitsinda ibitego bibiri mu buryo buri konvenka, banayicengaguye cyane kuko n'ibitego Valerie yakwiho byari byinshi. Hanyuma match kurikiye bajya ku kibuga cya Arsenal, nta muntu watekerezaga ko Arsenal igihe cyazagera igatsindirwa ku kibuga cyayo, kuko yari maze igihe kinini haraje amakipe akomeye arimo za Bayern n'andi, ikarangira ikipe ya Arsenal yitwaye neza. Hanyuma birangira ikipe ya Manchester United hatsindiye ibitego 3-2 mu buryo nabwo navuga ngo butari butunguranye. Igaruka mu rugo yakira ikipe ya Fulham, na Fulham nayo ekipe y'inkubaganyi, ikipe itajya yemera kuvayo ngo itsindwe ngo yakire ko bigomba kurangira. N'ikimenyimenyi yavuye inyuma ibitego 2 ku buseri yatsinzwe igeraho inganya 2-2 mu minota 90 yanarangiye, ariko minota y'inyongera 5 bashizeho minota wa gatatu Benjamin Seska atsinda igitego cy'ikinyuranyo. Navuga ko ni bahise bazabiyanyuguza nanone Tottenham ne equipe ya Manchester United, na ubungu abantu bose batangiye gutekereza ko ari equipe ishobora kuyagira n'ibyikora birenze kukuba yaba mu makipe dashobora kumanuka cyangwa se itasubira mu myanya 16 yabonye umwaka ushize, ahubwo ikaba yanaza no mu makipe ane ibyikoreye. Bushize yabishakiraga muri Europa League birangira bihombye ku munota wa nyuma, ariko uyu ngubu ubona ko biri mu mirongo myiza ko ishobora kuba yanagaruka muri top 4 kandi iciye noneho muri shampiyona, kandi mu buryo navuga ngo ibikoze neza, itsinze amakipe akomeye. Equipe ubona ko ifite bushongore mu kibuga, abakinnyi ubona ko bongeye kugaruka. Kuri yo umufana wa Manchester aricara akavuga ngo iyi kipe niyo twari dufite kwa Ruben Amorim. Nta muntu ushobora kubyiyumvisha arebye performance y'abakinnyi bahari, partnership nziza ya Alessandro Martinez na Maguire, wari buryo ko Bimeino wari warabaye igicibwa muri equipe, yongeye kuba umukinnyi ukomeye. Nekereza ko n'ubu ngobo Ubwongereza nibujya guhamagara mu kwezi kwa gatatu mu mikino ya gicuti, bazamuhamagara nk'umwe mu bakinnyi mbona ko babikoreye bagarutse. Icyo kintu cyo gusa nk'ari shufflinga equipe ya Manchester United ikongera kuba nziza, nibyo arakwiriye gushimirwa. Na hano twese nka pano ya Magic Lineup twabyemeranyagaho ko uyu mutaramu Michael Carrick agomba kuba umutoza w'ukwezi, kandi byarangiye binabaye. Byarangiye binabaye. Uyu mugabo Michael Carrick hari nubwo tuza kubyinjira mu buryo bwagutse cyane, hari ejobundi ikintu rigani yaho uzagarukaho, aravuga ngo Man United ifite imikino mike cyane iyi sezo ishobora kuyifasha gusoreza mu equipe ane ya mbere ku rutonde rwa shampiyona. Ku mugoroba Samir na Rene, Arsenal na Man City zakinaga match ya 40. Man U izuzuza match ya 40 ku munsi wa nyuma wa shampiyona. Aya cyane uretse gato Man U ariko nibyo uzimamva ari byo uko muri League Cup yakinye match imwe itivamo ya match ya Grimsby Town, aho guzi nk'igihe yaviriyemo. Ubwo mandi gukuru igihe nk'iyo video igihe nayikoreye ubwiye ngo yigarure na scrollinga kugeza ikiganiro kirangiye. Noneho kugira ngo abafana ba Manchester bikumvishe, noneho FA Cup nabwo ni Brighton nabwo yabemereye ku munsi wa mbere kuza ngo imikino itari shampiyona n'umwaka bazakina. Bakinnye imikino 2 yonyine isigaye ni shampiyona kandi ni 38, bivuze ngo bazakina match 40 nyine. N'ikimenyimenyi bakinye ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa kabiri, bazongera gukina ku itariki 23. Umuntu yanakora n'ubukwe akagenda muri handi umuntu akagaruka, bongere bakine ku ya mbere. Urumva bo na Paras bazakina 23 uhita bongera bakine ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu bakina na Paras. Urumva nyine Manchester nasubiye muri aka kantu, mbona United zakina match 40 ku munsi wa nyuma wa shampiyona, mu gihe Arsenal na Man City zazifungaga kuri uyu mugoroba. Mita mbona ko Rene kuri Michael Carrick na zino ntwara afite muri Manchester United sirita abakinnyi bamaze iminsi bamufasha babaye seriye cyane, waza no kubakomoza bamwe namwe bari kumufasha cyane barimo akoresha nibyo amaze guhindura muri Manchester United mu gihe gitoya. Biragaragara ko Carrick iki gihembo aragihawe, ariko aba yatabonetse mu equipe ane ya mbere yaba ari we wirangayeho.
urebye nyine yakakwiye kuba afatirana zino form arimo kuko rani yagize kuva kuri Manchester City urumva ugatsinda equipe ya Arsenal ukaza kuri Fulham none ukoze comeback ukabona draw nk'iriya yari tight cyane bakina n'ikipe ya West Ham nibikwereka ko nyine ayo mahirwe ugomba kuyafatirana ariko nanone hari ibyo abafana ba Manchester bagiye bagarukaho bavuga ko ibingibi batari wa mbere waba wikoze wenda arazikurikiranyije we nicyo kintu kidasanzwe akoze juru nimwe yabagakinnye na Arsenal indi yakinnye na Man City indi agakina na Tottenham we nyine arabikurikiranyije ariko urebye no ku bwa Ruben Amorim nawe yarabikoraga ishobora kuba yatsinda Manchester City wenda akagenda kwa Liverpool naho akikamata akaba yakura amanota 3 ariko wenda igisigaye ese no test ya makipe mato kuko bavuga ko ku makipe makuru wenda bagiye gukina na Manchester City hari gihe babibara nka hari derby n'ubundi ko derby ntago ari umutoza gusa uyitsinda bagiye gukina na Arsenal no muri vare w'igihe kirekire bo basanzwe bahanganye hari ukuntu bavuga bati akantu ko kuba ari Manchester nako kare influence niyo pressure ya media no kuba umutoza akiri mushya nabo bafana babifuza insinzi ku makipe akomeye ako kantu kagakora ariko nanone hari aho bisaba none ko umutoza aba ari we wifatira ya mbere muri aya makipe yoroshye ugiye guhura na West Ham ugiye guhura na Everton ugiye guhura na Crystal Palace cyangwa se Newcastle na Aston Villa nyine aya makipe mato ari tricky ya makipe nyine aho message ikugora no kuyitanga aho nyine kuyitegura ntago uzayitegura nk'uko utegura Manchester City kubera uko utegura Manchester City hari ukuntu bigenda bikaba uburyo nyine briefing uhabakinnyi ukabanza ukabibutsa ko bambaye umwambaro wa Manchester ukabibutsa ko ari derby hari umukino w'amateka hari umukino equipe yakaniye kuva muri za 80 gutyo kuzamura kugeza ubu ngubu umukinnyi nyine akabijyana mu mutwe ko ari amateka ari match agomba kwiyerekana niba ari Bryan Mbeumo niba kiva muri AFCON abantu bari gutekereza ese Bryan Mbeumo azakomeza agire forume yagize nk'izo yagize mbere yuko ajya muri AFCON na Madiaro akeneye kwiyerekana ni Mateus Cunha ntarafatisha abonye iminota mike kuri Arsenal arabizi ko igitego aratsinda kuri Arsenal jya guhita kimuha nk'izindi match nkenya abanzamo n'abasesko barabizi ko match zikomeye bagomba kwigaragaza ariko bagiye guhura na West Ham abantu bari gufata West Ham nka underdog bari kuvuga ko igiye kumanuka bagiye guhura na za Crystal Palace nyine ntago abantu babikabirije cyane izi ni match tactique zikora cyane wabonye nka match ya Arsenal ya match abantu bandaretinze cyane tactique nizo zikora ugiye guhura na Brentford ntago abantu bazikabirije cyane ariko uburyo aggressive uburyo iri kukudominika kurusha ni ibintu nyine utari witeze kuri izi match rero ngiye niho mbona noneho Mikel Carrick afite akazi gakomeye kuko izi match 3 ho twaremeye na Premier League yabimuhembeye imuhaye igihembo cy'ukwezi harya atoje 3 atoje match 5 atoje 5 ndumva atoje match ne 5 cyangwa ne Man City Arsenal Fulham Tottenham na West Ham urumva agiye guhita kurikizaho Everton akurikizaho Crystal Palace Newcastle na Aston Villa urumva na makipe navuga ko nyina adakangaye cyane ariko nanone gukura amanota ku equipe ikomeye no ku ntoye ubundi nicyo cyita rusange cya champion niba ushaka kwitwara neza muri champion niba ushaka kuza muri Big 4 amanota 3 wakuye kuri Manchester City angana nayo manota 3 ugiye gukura kuri Crystal Palace rero icyita rusange cya champion ni kimwe tsinda match zose bivuga ngo ni Man U bivuga ngo ni Tottenham ugiye guhura na West Ham ngunganye zose biragusaba kuzitsinda navuga ko nyine Carrick yagize introduction nziza ariko igisigaye nicyo gikomeye kuko muri Premier League abantu bibagirwa vuba iki cyumweru yaratangiye kugira critique nyinshi kandi anganyije na West Ham abantu bari batangiye kwibagirwa rani yagize kuri Manchester City rani yagize ku equipe nka Arsenal ibyo bintu abantu bari batangiye kubyibagirwa muri Premier League ibintu bihinduka mu gihe cyihuse icyumweru kimwe ibintu byahindutse navuga ko nyine Mikel Carrick yagize introduction nziza ishobora kumuha imbaraga zo gukomeza kanshena kuri izi match ariko nawe arabizi Premier League yibayemo nk'umukinnyi yabayemo nk'umutoza wenda yarahanyuze gato arongera aragaruka arabizi ko uko yakoze match za Manchester City ni nakagomba gukora zino za Crystal Palace ko nizo zikomeye zizatuma noneho ashimangira umwanya wa Big 4 kuko ndakeka ko nicyo kintu bamutumye kuba yaza muri Big 4 byari bimeze nko gutwara igikombe yabigarukagaho
mundi ari comment babafana b'imbere ba Manchester batanze baravuga bati yaba equipe yarirukanye umutoza akimara gutsindwa na Grimsby yego ubu ngubu Manchester yakabaye kubiri guhatanira igikombe ariko ubu ngubu igikombe cyayo ni Big Four rero nyine afite kwancana kuri izi match zinagiye gurabona Crystal Palace agiye kujya kuri Dick Hilson Stadium agiye gusura ikipe ya Everton ahita yakira Crystal Palace OT ahita sohoka ajye St James Park urabona ko ikipe ya Newcastle nayo yatangiye kugarukamo gake ahita yongera akire Aston Villa nta wamenye uko Aston Villa bizaba bimeze urumva nyine match afite ziri imbere nizo zikomeye yagize introduction nziza ni byiza twarabishimye ariko none igisigaye izi match zisa nkaho zoroshye nizo ngembara ko zikomeye kuri Mikel Carrick bamwita Michael Carrick aganira na website ya Manchester United ntago bigeze bakoresha amajwi ahubwo bamubwiye agira icyo avuga barandika. Samir umutoza Michael Carrick yagize ati it's nice and it shows that we have had a very good start. Ati byari byiza ko twagize intangiriro nziza. You know, but let's be honest, it's not just about me Lily. It's not just about me Lily. Ati ntabwo ari nge gusa ntabwo bye utuvugisha uko ntabwo yari nge. I think it's about everyone. Ati byari bya buri umwe. You know, it's about the staff. Ati byari bya komite. The coaching staff. Ati bijyanye n'abatoza dufatanya. The backroom staff. Bakinnyi ndetse n'abandi bose bari muri Manchester United. Shows that we have had a good start which is very pleasing. Ati twagize intangiriro nziza kandi ishimishije. Bamwita Michael Carrick. Umugabo nk'uyu Sami yavuga ati sinjye nyine wabonye ko n'ifoto bafashe yayifatanye n'abatoza bose bamwungirije. Foto yaba United ya postinze yari irimo bano bagabo ba Steve Holland n'abareba ba ni Johnny Vance ndamurebamo ndarebamo nandi masura binjiranye muri Johnny Vance wamaye akazi kaye. Johnny Vance arya muri backroom staff ya Man United ashinzwe imiki gusa afite inshingano ariko iyo umutoza avuze ati sinjye nyine no gushimirwa ibi bintu atahubwo n'abakinnyi n'abatoza n'abakozi basanzwe bakora hano muri Manchester United yabisobanuye ko uyu mugabo koko asobanukiwe icyo United ikeneye arabizi ko akeneye buri umwe wese ari donc yiteguye muri buri nshingano zose arimo umutoza kuvuga ko atari we gusa akazi gakwiriye gushimirwa ahubwo ari akazi kakwiye gushimirwa ikipe yose ndetse n'abamuhora hafi umunsi ku munsi bisobanuye iki mu mwukuri muri equipe bisobanuye ko agomba gushima buri umwe wese kuko ntabwo ari akazi ke abantu benshi itangazamakuru zizavuga Michael Carrick ko yakoze ariko ni uzi ibyo bakorana mu gikari kugira ngo bigende neza yitwa equipe ni equipe bisobanuye ko ari gushyira hamwe kw'abantu runaka buri wese agakora inshingano akwiriye kubakora hanyuma bagatahiriza umugozi umwe kugira ngo bagere ku musaruro ari wo nsinzi. Iyo rero nka uri manager cyangwa se uri umutoza kwa kari wowe ujya imbere y'itangazamakuru akenshi itangazamakuru riba riri gushima ko ari wowe wahinduye ibintu kuko ni wowe bahura nawe kandi nawe bahagarariye iyo groupe yose ishinzwe gushakira ikipe insinzi. Wowe wibuka ntabwo uba nk'abanyamakuru ahubwo uvuga buri umwe wese kugira ngo buri wese yiyumve ko akazi ke kahashimiwe. Ntabwo babiyoboye ko nanone ari we mutoza ari ubazwa byose kuko iyo batsinzwe baragaruka ko ari we barimira hitaka ariko niba yatsinze akwiriye gushima buri wese kugira ngo buyumve nka groupe mbere y'ibindi byose abakinnyi bumve ko mutoza atagiye ngo yishongore gavuge ngo ni ukaze kuko ntajya mu kibuga abafana bataza kumva ko itangazamakuru iri kuvuga ko yahindiye ibintu tayari yamaze kujya ku rwego rw'hejuru yishongore ko na Ferguson igihe cyose yabayeho n'ibikombe 13 yabaye bya shampiyona yahoraga shima abafana ba Manchester United ubwo kudacika intege no kuza kubashyigikira haba mu rugo ndetse no hanze y'ikibuga cyabo. Iyo rero uhagarariye groupe y'abantu runaka biba byiza ushimye buri niyo yaba ari umuntu ukata ikibuga umushimira ko yagikase kandi ari inshingano ze. Gushima no ni byiza cyane kuko bitanga motivation cyangwa se binatera umuntu imbaraga zo kuba yakongera kugukorera. Iyo rero udashimira ari gihe binagorana ko wakongera gukorerwa ikintu cyiza. Urabona nk'iki kintu yakoze
muri bya biganiro Evra ajya akora ya interview menshi ajya akora igeze kukigarukaho ama podcast abakora igeze kukigaruka avuga ukuntu mu bihe bya Ferguson uri hari undi muntu wari uri hejuru ya Ferguson mu bya tactique Carlos Queiroz yigeze gutozaho na Portugal yigeze no kujya muri Madrid ndamuzi Carlos Queiroz umugabo wakoze izina rikomeye ngo Ferguson icyo yakoraga ngo ukuntu yatangaga amaoda icyo gitsure cye kuri bande touche ukareba wareba n'icyo ababwira ariko ibintu biri tactique birimo imibare myinshi byabaga ari bya Carlos Queiroz niho baga biri inyuma